nabyo iyakoresha izo mbaraga iracyafite izindi mbaraga. Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Aba bakubwiye yuko inshuti zagiye, babwire ngo inshuti idaharara ni Kristo yonyine gusa. Mwibutse ngo bizashoboka yuko umwana w'umuntu yamenya ko wasebye, ariko akabimenya neza akanabibwira n'inshuti, ariko ntabwo amenya inzira Imana ibuze kunyuramo igutabara. Amen. Hanyuma kaninje muri message Imana yampaye. Hanyuma Imana yambwiye ngo mbabwire ngo musengere ingo. Dayimoni no gusenya ingo yahagurutse. Dayimoni no gusenya ingo yahagurutse, kandi agakoresha abantu begeze bagera mu nzu y'Imana, bazi intege nke zanyu, bazi uburyo musenga, babanzi ni benshi. Hari igihe umuntu ikomanga ngo atova ngo namaze kumenya umwanzi wawe, ntabwo uwo wamenye ntago ari umwanzi. Nukuri Imana igukoze ku maso wareba abanzi bawe ufite ari benshi, batakubwira ko ari abanzi bawe nibo benshi, ariko mumva ngo tukibesherejwe na Yesu muri byose tubonera muri iyi si. Iyo twamamaje ubutumwa niyo nyungu yacu y'iki y'ukuri. Hanyuma ntabwo gukora neza byarangiye, kandi gukora neza ntibivuze ngo iyo neza ukoze uyiturwa uwo mwanya, ariko icyo nzi cyo nuko abera bakoreye Imana. Haleluya. Hari neza Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Reka tubasuhuze kandi tubifuriza amahoro y'Imana aho muherereye hose, abari mu gihugu cy'u Rwanda n'abari hanze yacyo, mwese ni mugubwe neza kandi mugubwe neza cyane. Uwiteka Imana abahereze umugisha. Turi kumwe n'umukozi w'Imana. Uraho neza? Uraho neza. Yesu nashimwe. Yesu nahimbazwe. Amen. Reka ngusabe kugira ngo usoze abakunzi bacu, nurangiza ubibwire. Amazina ni Nonese Theogene umugabo. Mfite umugore n'abana benshi. Yego ndabasuhuje. Yego. Amahoro y'Imana bane namwe. Amen. Reka mbwira abadukurikiye, baze kutubabara ikiganiro bakire bagitangiye bakirangize. Bize kubahereza umugisha. Niko bimeze. Yego. Reka ngusabe kugira ngo usenge Imana. Mana turagushimiye turaguhimbaje. Urakirana ukorera Imana, urashobora byose, urora umurengezi, urora umutabazi. Imana ishobora byose, uri Kristo mwiza, turaguhamagaye. Urukubana ko cyo kiganiro kandi ukora igitangaza, kandi ucyumva wese yarabaye yararushye aruhuki kubw'ijambo ryawe, mu mbaraga zawe Yesu Kristo. Amen. Urakoze cyane kubw'isengesho ryiza uduhaye. Iyo twakiriye umutumirwa, icyo dukora duhita tumuhereza umwanya agatambuza message yaje kuduha cyangwa se agahanura uko ategetswe. Karibu. Murakoze cyane. Imana bahereza umugisha ku Mana Irahari TV. Yego. Turabasuhuje. Reka tubwire abadukugiye tubabwiye ngo imigisha y'Imana ibabonekeho. Hanyuma nuko mabwirije kwa Nonese Theogene umugabo, mfite madamu n'abana benshi uko ndacyabyara. Yego. Kandi ngomba kumvira Imana. Hanyuma rero ndagira ngo hano nahaje nzanye message Imana yampaye. Message Imana yampaye ko najyana ku bakristo bemera Kristo nk'umwami n'umukiza, dufatanye indirimbo ya 36 mu gakiza ivanga ubugingo dufite mu isi. 36 mu gakiza ivanga ubugingo dufite mu isi, kugira ngo bize kugenda neza nije muri message Imana yampaye. Ntabwo ndibuze kurambirana, koze Imana ntabwo ndibuze kurambirana, kuko iyo umuntu azanye message cyangwa umuntu bamutumye asaba akajya avuga ko ubutumwa yabushyikisha. Yego. Katuririmbe. Ubugingo dufite mu isi busa n'ibiba n'isarura, ubibira mu mubiri we ntiwuzasarura kubora. Ubwo dukorera umukiza azatugororera mu ijuru, tugume mu ijambo ry'Imana kugeza mu gihe cyo gupfa. Tugume mu ijambo ry'Imana kugeza mu gihe cyo gupfa. Kubw'ubuntu bwinshi busaga twemerewe n'Imana ihoraho, kubw'ubuntu bwinshi busaga twahawe gukorera Imana. Twibesherejweho na Yesu muri byose tubonera mu isi. Iyo twamamaje ubutumwa niyo nyungu yacu y'ukuri. Iyo
iyo twamamaje ubutumwa niyo nyungu yacu y'ukuri ubwo abakristo bazinjira mu ijuru gushima umukiza ndifuza kuzajyana nabo dufatanye kumuhimbaza tuzaririmbira umukiza kuko yatuguza amaraso ye abakoranaga urukundo bazahora bamuhimbaza abakoranaga urukundo bazahora bamuhimbaza ubwo abakristo bazinjira mu ijuru gushima umukiza nifuza kuzajyana nabo dufatanye kumuhimbaza tuzaririmbira umukiza kuko yatuguza amaraso ye abakoranaga urukundo bazahora bamuhimbaza abakoranaga urukundo bazahora bamuhimbaza. Amen. Uyu ni umuririmbyi aririmbye ndajya mu gitero cya nyuma cyonyine ishanu vyo 2 na 3 konyene gusa vango kubw'ubuntu bwinshi busaga twemere n'Imana ihora kubw'ubuntu bwinshi busaga twahawe gukorera Imana twibesherejweho na Yesu muri byose tubonera muri iyi si iyo twamamaje ubutumwa niyo nyungu yacu y'ukuri. Reka nkubwire mvuge kwa kino gitero cyonyine gusa ngo twibeshejweho na Yesu ntabwo tubeshejweho n'abantu b'abantu Imana ishimwe ntabwo tubeshejweho n'amashuri twize ntitubeshejweho n'ubwenge dufite twibeshejweho na Yesu. Kwibutse ngo mu mihanda unyuramo mu ntambara unyuramo mu bibazo uhura nabyo amahembe bagutega bitega bakohereza indwara urwara amarandivo kwa muganga utabeshejweho na Kristo uyu mwanya byatabirangira. Mwibutse ngo abanzi ni benshi hari igihe umuntu ikomanga ngo ngo namaze kumenya umwanzi wawe ntabwo uwo wamenye ntago ari umwanzi nukuri Imana igukoze ku maso wareba abanzi bawe ufite ari benshi batakubwira ko ari abanzi bawe nibo benshi ariko mumva ngo twibeshejweho na Yesu muri byose tubonera muri iyi si iyo twamamaje ubutumwa niyo nyungu yacu y'iki y'ukuri. Hanyuma ntabwo gukora neza byarangiye kandi gukora neza ntibivuze ngo iyo neza ukoze uyiturwa uwo mwanya ariko icyo nzi cyo nuko abera bakoreye Imana. Haleluya. Hari inezi bategereje abantu bategereje umusaraba abantu batumbira irembo Kristo yanyuzemo abantu batumbiriye bagatumbira bakamenya ikamba Yesu Kristo yambaye ry'amahwa abantu bategereje ineza y'Imana abantu bategereje insinzi y'Imana twizeye ko mu gutabara kw'Imana nawe uzatabarwa. Amen. Hano ku gitero cya 3 aravuga ngo ubwo abakristo bazinjira mu ijuru gushima umukiza ndifuza kuzajyana ngo dufatanye kumuhimbaza aravuga ngo tuzaririmbira umukiza ubwo yatuguza amaraso ye abakoranaga urukundo bazahora bamuhimbaza abakoranaga urukundo abagaburiye abantu abambitse abandi bafitanye urukundo ababikoze atari abantu barimo barakorera Imana ishimwe cyane abafashije bagenzi babo abahamagaye bagenzi babo bagasengana ababitangiye babasengeye muri situation bageze mu ntambaro bagezemo abo ngabo babikoranaga urukundo abasuye abantu kwa muganga abasuye abantu bafunze muri gereza abasuye bafite shinyenera rugero abagiye gushaka izi mfubyi abagiye gushaka izi mbobo zo ku muhanda muri byavuga ngo ababikoranaga urukundo bazahora bagira ate bamuhimbaza Imana ishimwe cyane. Kandi reka nibutsa abantu ngo nukuri ko abera b'Imana ijuru tuvuga rirahari ijuru tuvuga rirahari. Hari umuririmbyi ukunda kuririmba neza cyane ukunda kumfasha maza kwihangana abakunzi bacu baza kwihangana giye nkunda gufashwa no kuririmba cyane. Hari umuririmbyi uvuga ngo amajoro yose n'umwijima ariko ibyayo biratandukanye hari ijoro ry'umubabaro akazirindi joro ry'ihumure kandi umubabaro urangiye hazi igitondo kiza cy'ihumure. Iyo urugamba warwanaga rw'ubukene rurangiye ubona inshuti iyo bavuga ko ntacyo uzagera Imana icinzira ubona inshuti
reka nkubwire ngo nubwo uri mu gitondo cy'umuruho, uri mu gitondo cy'amarira, ariko bwacya mu gitondo Imana ari mu gitondo cy'umunezero. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwa icyubahiro, kuko Imana yacu ni umugenga w'ibihe. Kandi reka nkubwire ngo ni Imana yimura ibihe itagishije inama abanzi bawe, ni Imana itegeka ibihe byiza itagishije abakurwanyaga, abakugambaniye rwihishwa itabagishije inama. Ni Imana ikora itanyuze ku muntu, ikora mu gihe cyayo kandi ikarinda icyo yavuganye nawe kugeza igihe gisoje. Imana ntabwo icyubahiro. Ndagira tuganira amagambo y'Imana ni kugira ngo ncunguze uburyo umwete nije no muri message Imana yampaye. Yego, Imigani, igitabo cy'Imigani bice byaho 4 hereye ku murongo waho wa 20 tugire 23. Uradufasha udusomere. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Mwana wanjye ita ku magambo yanjye. Imana ishimwe. Reka tuze kugendana. Haleluya. Reka tuze kugendana. Hanyuma nzanye ijambo rikubwira ngo nubwo wamaze kumvisha utizabwe ngo twakurambiwe, zemerere zigende, kuko hari ibindi biganza bindi byaje kugufata maboko. Amen. Nubwo imiryango yavuze ngo turaguciye, nubwo mwashakanye wahaye ubukumi bwawe cyangwa ubusore bwawe, wahaye imise yo kubaho, akubwiye ngo reka turangizanye, ucanange ncangaha, ariko akaba yagutaye. Umva amagambo meza y'umubyeyi udaharara. Komeza dusomere. Mwana wanjye ita ku magambo yanjye, tegera ugutwi ibyo mvuga, ntibive imbere y'amaso yawe, ubikomeze ku mutima wawe imbere, kuko ari byo bugingo bw'ababibonye, bikaba umuze muke w'umubiri wabo wose. Imana ishimwe. Amen. Rinda umutima wawe. Hano nshaka kugira ngo tuvuge wonyine gusa dusenye Imana. Rinda umutima wawe kurusha ibindi byose birindwa, kuko ariho ubugingo iby'ubugingo bikomoka. Imana ishimwe. Amina. Rinda umutima wawe mama, rinda umutima wawe. Nubwo abacantege babonetse mu rugendo, nubwo bakubwiye kutazagera ari benshi, nubwo bakubwiye ngo ukijwe none ejo uzabaguye, nubwo bakubwiye ngo ntacyo uzageraho, nubwo bakubwiye ngo nubwo uyashoye uzahomba, umva uko Imana ivuganye nawe. Yavuze ngo rinda umutima wawe. Haleluya. Amen. Muririmbye ririmba neza avuga ngo uwo twavuganye badufitanye isezerano, nimuhumure ntimuzagwa mu nzira. Nimuhumure mama, humura. Umugongo wiwe ni mugara, aheka abasaza n'abakecuru, aheka abakobwa, aheka abasore, aheka ababyeyi, aheka abasaza, aheka amajigija. Reka nkubwire, biravuze ngo rinda umutima wanjye mwana wanjye. Habanje ijambo ryiza, ijambo Kristo avuga, ni ijambo ritarimo agahararo, ni ijambo ritarimo kwicuza, ni ijambo ritarimo kuvuga ngo bizagenze oyaye, ni ijambo ashoboye kurinda kandi ni ijambo ashoboye guhagararaho. Haravuze ngo mwana wanjye, Imana ishimwe. Haravuze ngo umukobwa wanjye, haravuze ngo umusore, haravuze ngo mugabo, haravuze ngo mubyeyi. Intambara urwana arazizi, ibibazo unyuramo arabizi, urugamba urimo urarwana araruzi, ariko avuganye nawe. Mela Stifodrome haravuze ngo rinda umutima wawe mwana wanjye, rinda umutima wawe kurusha ibindi byose birindwa, kuko ari iby'ubugingo bigira ate bikomoka. Iby'ubugingo biduhuza nawe, iby'ubugingo bituma tubona iby'umubiri, iby'ubugingo bituma biturindira kuba n'ubugingo buhoraho. Reka nkubwire, ntabwo yatanga iby'ubugingo nanone gutanga iby'umubiri. Lela Stifodrome eniwini mando drome fabrique de stansoma. Mwana wanjye, nijwi rituje, ijwi ry'ubugwaneza, ijwi rikubwiye ngo nubwo urubanza rwakunaniye, ariko umva ijwi rituje. Mwana wanjye, Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Muririmbye ririmba ngo hawe ijambo n'icyubahiro, ngo bigenerwa bijuru ryatoranyije none umutima wawe uraganje. Ibuka uwavuganiye n'Imana, ibuka
aho wavuganiye n'Imana, ibuka uburyo wabanye n'Imana, byagufashe intoki, ibuka uburyo yagufashe mu bunyerezi, ibuka uburyo yaguciriye akabando, ibuka uburyo yaguhetse, ibuka uburyo yagendanye nawe, ibuka uburyo yavuze ngo mwana wanjye nzagutabara. Mwibutse ngo cyagiye inshuti zabuze, mwibutse ngo cyagiye abantu bakuvuyeho. Yesu Kristo araje kugira ngo aguhereze imbaraga. Katuvuge ngo amen. Amen. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Aravuze ngo ntiwite ku magambo ku murongo wa nyuma. 23 ntiwite ku magambo, rinda umutima wawe kuko agakiza ni ikinege. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya, haleluya. Rinda umutima wawe. Aba bakubwira amagambo nabashe kukuroga, abakubwira ngo ntacyo uzamara, nabashe kukwicira ubugingo. Nuvuga ngo rinda umutima wawe kuko ariho iby'ubugingo bigira ate. Bibutse ngo wavuganye n'Imana wowe wenyine gusa. Abakubwira ko ntawe uzagera, babwire ngo hari nawe Imana yamvanye, ntabwo naho ndi narinzi ko nzahagera. Mwibutse ngo ubuzima uri kubona bugoranye uhagazemo, hari abandi bakubusengera babwifuza. Yego. Bwira Imana ngo mpereze imbaraga, bwira Imana ngo nyambutsa, Imana ishimwe cyane. Bwira Imana ngo nyambike imbaraga kandi unkomeze kandi ungirire neza. Muri byavuze ngo ubugingo dufite mu isi busoni ibiba nisarura, ravanga ubibira mu mubiri we ni uzasarura kubora. Ravanga ubwo dukorera umukiza kuko azatugororera mu Mana, ku Mana. Tugume mu ijambo, gumana n'Imana, we kukubwira ngo ucike intege oyaye, ibi byakubwiye ngo ntaho oyaye, ahubwo gumana n'Imana, ni wowe Imana ishaka. Abo bakubwiye ngo ntibazongera kugira icyo bagufasha, ahubwo Imana ije guheza ubufasha kujya giti. Abo bakubwiye ngo nta nubwo bazongera kukwishyurira, Imana ije gutanga umuterankunga. Abo bakubwiye ngo ntibazakuburanira, Imana ije kukuburanira. Abo bakubwiye ngo nta byangombwa bazaguha, Imana ije kwiguhera mu maso yabo. Helisti fodrome de enone maigre shewi enone mando drome fabric. Kuko Kristo arihagije. Kristo niwe wenyine gusa rufunguzo rwa byose. Kristo yitewe kubana nawe, Kristo yitewe kugendana nawe, Kristo yitewe guheka, Kristo yitewe kuvuga ijwi ryawe. Wibutse ngo niwe wenyine Imana ikeneye kugira ngo Imana igutabare. Imana ntabwo icyubahiro. Amen. Reka nsoze kuri no jambo rivuga ngo rinda umutima wanjye kurusha ibindi byose. Niyo message Imana yampaye. Ninjiye muri message kugira ngo mvuge message Imana yampaye. Amen. Hanyuma rero wisuzumye wicaye ugasanga hari ibyakubwira ngo utazagerayo, bibwire ngo naho ngeze ntabwo nanzi ko nzahagera. Aba bakubwiye ngo ntabwo uzagakomeramo agakiza, babwire ngo ntabwo ari mwe muhamagara, hari Imana ihamagara. Babwire bakubwiye ko utazarwubaka, babwire ko ujya kurugeramo, nabyo iyakoresha izo mbaraga iracyafite izindi mbaraga. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Aba bakubwiye yuko inshuti zagiye, babwire ngo inshuti idarara ni Kristo yonyine gusa. Mwibutse ngo bizashoboka yuko umwana w'umuntu yamenya ko wasebye, ariko akabimenya neza akanabibwira n'inshuti, ariko ntabwo amenya inzira Imana ibuze kunyuramo igutabara. Amen. Hanyuma kanije muri message Imana yampaye. Hanyuma Imana yambwiye ngo mbabwire ngo musengere ingo. Dayimoni no gusenya ingo yahagurutse. Dayimoni no gusenya ingo yahagurutse, kandi agakoresha abantu begeze bagera mu nzu y'Imana, bazi intege nke zanyu, bazi uburyo musenga, bazi uburyo mwiyiriza. Hanyuma aba bantu bakaza mwageze mwizera mukanabana nabo, hanyuma rero baje kugira ngo basenye. Ariko Imana arambwira ngo mbwira abakristo basenze Imana, abakristo basenze Imana namwe ngo nibafata amasengesho y'umunsi umwe basengera ingo zabo kuko Imana igiye kuzihagarara. Hanyuma kabiri Imana arambwira ngo nimbabwire ngo hanyuma uyu mujyi turimo benshi bagiye kusohokamo kuko Kristo araje kuvangura intama mwihene. Hanyuma ikindi impanuka zigiye kuba nyinshi. Pelastifo mu kwezi kwa 12. Kwezi kwa 12 Imana arambwira ngo impanuka zigiye kuba nyinshi. Ariko irambwira ngo uzasenga Imana. Akavuga ngo Imana uzanindire uku kwezi kwa 12. Ngo Imana yiteguye kumereza iki imbaraga. Numva tujye gusenga Imana. Hanyuma Imana arambwira ngo ubwami bugiye kudestape fabrique de stationnement helawi enome gredes kugiye gutera ubundi bwami. Imana arambwira ngo elastifara abantu bahagurutse bajya mu bihugu by'amahanga basezeranye n'Imana, bamaze kugerayo elastif fabrique bagira intege nkeya, bacumuzwa n'abantu. Elastifo bagiye basenga nabagiye bafata n'ibihe barabacumuza bituma bibagirwa isezerano. Imana arambwira ngo nibagaruke elastif fabrique de stationnement ni magre de stapifo, kuko bamwe na bamwe batagarukiye aho ngaho bagiye kuja bagenda batungurwe buke mu gitondo
cya kare asanga yisangana atarazi ko yarakwiye kuba ari. Mu kindi kinyarwanda Imana yarambwira ngo nimbabwire ngo basengere ibyangombwa byabo. Babwire Imana ngo Mana dusengeye ibyangombwa byacu twasengeye ukabiduhereza. Kuko Satani hagutse kugira ngo abambure. Kandi mwibutse ngo Satani kiwe ni ukwica no kurimbura. Nta kindi kizana Satani ni ukugira ngo agucogoze kugira ngo akumare mu imbaraga. Ariko nagira ngo ubwire ngo uwahungiye kuri Kristo amuhereza ubuhungiro. Uwahungiye kuri Kristo amuhereza amahoro. Numva tugiye gusenga Imana. Numva tugiye gusenga Imana. Najya dusenga n'Imana. Nimba ubyemeye najya ngo dusenga n'Imana. Najya dusenga Imana tubwire Imana ngo duhereze imbaraga. Tubwire ngo dukomeze. Tubwire ngo twambutse. Tubwire ngo tuneshereze. Kandi reka nkubwire ikintu gikomeye cyane. Nukuri ndakwinginze nimba uzi neza ko nawe ufite umunwa wakunaniye. Bwira Imana ngo mpereze imbaraga. Kuko igihe kigeze ngo ijisho rihorerwe irindi. Nimba arasenya urugo rwa mugezi usenyesheje amagambo. Narwo rugiye gusenyeshwa amagambo. Ariko bwira Imana ngo nyambike imbaraga. Kandi ubwire ngo nkomerezaho nari nkwiriye gukomerera. Imana ihabwe icubahiro. Mana turagushimiye turaguhimbaje. Urero urakiranuka, urero uri Imana, urero ushobora byose. Urero umurengezi, urero umutabazi, urero umufasha. Uri Kristo mwiza, uri Imana ishobora byose. Soka imara inyota, soka idakama, hahirwa wakumenye Yesu. Bela stifo henima igodera ela lela ifodro newi nima shemando enome grade stapifo. Nsengeye umuntu wakire ndavunyisho zo kwa muganga bamarandevu zitarangira. Mana ukiza uburwayi elastifo brique de stansoma enome dry. Sengeye n'uyu muntu uri indege akagenda ariko ibyangombwa kubona byabaye ikibazo. Helistifodrome de stansoma na mubere ku rugamba. Heni migrade stapifo uyu muntu heni migrade stapifo brique de stansoma enome dry. Uri kubona urugo rwamaze gusenyuka kandi byamaze kugera kuri finali. Ndakwinjiza ndamusengeye imbaraga zari ubutsinzi bwawe. Sengeye bidacishira rugero. Sengeye abera bawe, sengeye abana bawe, sengeye Kristo wahamagaye mu izina rya Yesu Kristo. Bakomeze bambike imbaraga baneshereze ubutsinzi ni neza. Imbaraga ni kiganza n'uyu ngo ufite akazi k'umuruho akoreshwa kimiruho katarangira kagahato. Ndakwinginze Kristo mwiza inimba yuzuye umutima wiwe ariko murwanirire kandi umuneshereze. Ndagushimiye kuri umwami w'abami, gushimiye kuba muhamagaye umutabara none iteka rya Yesu wacu. Amen. Urakoze cyane ku butumwa bwiza uduhaye na message nziza cyane. Umuntu yakwifuza gusengana nawe cyangwa se akifuza kuba yamenya ahantu yajya gukurikira umunsi ku munsi, nyemerera utambutse nimero ya telefone. Kandi niba nawe ufite urubuga, kuko ubu ngubu ibintu biroroshye cyane, buri wese abenshi bafite imbuga umuntu ashobora kubasangaho, wabitambutse. Yego, nimero ni 078 98 95 gatandatu 93 078 98 95 gatandatu 93. Bananyarukire ku Manzi TV mukore subscribe. Hariho ubutumwa bwiza, murabona ko uyu mugabo aravuga ibyiza bya Kristo. Nyamuneka ni mubikunde kuko hari igihe tuzabishakisha tukabibura. Yesu abahereza umugisha. Shalom. Samurakoze.